njye na madamu wanjye ubu tugiye kumara uyu n'umwaka wa 10 tuzuza dushakanye. Twagiriwe ubuntu umwaka ushize mu kwa 9 kwibaruka uyu mwana w'umukobwa. Byabaye urugendo rurerure. Murabizi mu muco wacu iyo ushatse ukeneye abantu bitegura kwita ubyara, ariko iyo bitinze hari igihe umuntu abigiramo ibibazo, akahura n'abantu wenda bakubwira amagambo gukomeretsa. Nanone na sosiyete nayo hari igihe bitakoroheye, ariko umuntu agerageza kubana nabyo, ukarwana intambara ya kigabo ukayinesha. Muri uru rugendo rero ntabwo byari byoroshye. Turi mu mwaka wa 7, madamu yaratwise indigeze amezi 6, ivamo abana bavukira imburagihe ariko ntibabaho, zari impanga 3. Ntabwo byari byoroshye. Cyari igikomere gikomeye, byasabye imbaraga n'amasengesho byo kugira ngo umuntu abashe kuba yabyihanganira. Imana rero ituba hafi buri gihe. Ejo bundi nibwo yongera iradushumbusha, iduha umwana mwiza. Duhagaze imbere rano, duhagaze tuyishima cyane, kandi kubw'umwihariko ndashima Bishop wacu. Uru rugendo rwose yambaye hafi, yatubaye hafi, akadusengera, akatugira inama aho bishobotse. Ufite dute wacitse intege wamuvugisha, akakuba hafi, akakwita, bakakugira inama. Ndabimushimira cyane imbere y'itorero. Murakoze cyane. Yesu ashimwe, Yesu ahimbazwe cyane. Haleluya! Najyaga mbona abantu batera haleluya, nkavuga wenda biriya si ibyanjye, nkabona yuko imitima yabinezerewe, kuko ngiye nahoranaga ikintu hano, nkumva hari ahantu ibyishimo byanjye bitagera. Ariko ndashima Imana ko uyu munsi mpagaze nanjye mfite ishimwe. Ntago runo rugendo rw'imyaka 9 ntago rwari rutworoheye, ariko nukuri ndashima Imana ko uyu munsi natwe dufite icyo kuvuga. Hari indirimbo Ben na Chance baririmbye yavuba ahangaha bavuga ngo zaburi yanjye, ngo zaburi yanjye ngo ntago ari ya Dawidi, ngo zaburi yanjye ngo ntago ari ya Benazafu, ngo nimva mutima z'umutima wanjye. Haleluya! 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 Nanjye mfite zaburi uyu munsi wa none. Ntabwo mwakumva iyi church nari nyimazemo imyaka 6, ariko nta muntu twari tuziranye. Nabaga njyenyine, nari ndi depressed. Nkumva sinshaka kumenyana n'umuntu ngo amenye ibiri muri jewe. Nukuri nta muntu tuziranye pe. Ariko ndashima Bishop atitaye ngo uri umuntu utari active muri church, message ye twayibonaga kenshi, akaduhamagara muri biro, akadusengera. Nukuri ndagushimiye Bishop. Imana iguhe umugisha kandi turagukunda. Nukuri mwese muhabwe umugisha. Reka dukomere Imana amashyi menshi. Big round of applause to God. Ndanga gukomanta, reka abandi bafite abana bahite babazana. I won't say much about them. Let others who want to dedicate their children come Imyaka forward. 9 nta mwana.
9 years without bearing a kaza mu child. wa 10 murumva ko ari And they were igitangaza. blessed with a baby girl in the 10th year. Nibuka madame niwe nabwiye bagira ikibazo cy'abana batatu bavutse badashitse I remember when I told my wife about their miscarriage of triplets. namaze icyumweru mbabaye. I spent a week in Nagira ngo sorrow. mvuge nkumva agahinda I found it hard to speak. ariko Imana yari ibizi ko ari igihe cyane. But God knew his time. Dukomere Imana amashyi Let's give cyane. a big round of applause to God. Twongere dukomere Imana amashyi cyane. Another big round of applause to God. Murumva muri iyo myaka ko ari 6 nabaganirizaga twasenganaga. I've been counseling them, praying for them through those 6 years. Nubwo yavuze ko atari active cyane ariko bari active nta gikorwa cyo mu itoro batakoraga. Even when they claim not to be active in church, they've been very Ariko involved in church nuko activities. yicyaraga yihishe. But because she's been isolating herself. Ariko turashima Imana. But we're thankful to God. Murabona abana bari How many children we have before us? harabona hari umuntu ubona ukuboko kw'Imana hano. Do you see the hand of God here? Dukomere Imana amashyi ku Let us give the bwabo. Lord a round of applause. Twongere dukomere Imana amashyi ku bwabo. Another big round of applause to God. Buri muntu wese twoha mikrofone wera kuri bienvenue gukomeza kugeza hari aba Etienne bari. Buri muntu wese yavuga amagambo akomeye. Each parent here is capable of speaking greatly, given a chance. Ya mureke tuzamura ibiganza. Let's raise our hands. Ntabwo tubatiza abana We do not baptize babies or children here. ariko tubamurikira Imana. However, we dedicate them to God. Tubasabira umugisha We pray a blessing over them, uvuga ngo bazakure mu biganza by'Imana that they will grow in God's hands, izabiteho that He will care after them. n'impano yatanze They are a gift He has given their parents, izabakoreshe mu bushobozi bwabo bwose. that He will use them in all their abilities Izaha ababyeyi imbaraga zo kubarera. and empower their parents to look after Iki them. ni igikorwa na Yesu yakorewe afite iminsi 8. Even Jesus was dedicated on the 8th day. Nagiye gusoma icyanditswe Without much scripture, reading scripture, bamuzanye mu rusengero he was brought into the temple, umutambyi Simeoni and the priest Simeon aramuterura carried him amurambikaho ibiganza. and laid his hands upon him. Kuva icyo gihe uwo ni umuhango wo mu itorero. Since then, it has been a practice in church. So sisaba abantu kugira ngo abana bose babaterure ngo bikunde, So we won't be able to hold all these, to carry the ariko babies. mureke turambure ibiganza tubane nabo But let's raise our hands toward them, hanyuma dusenge. and then we pray. Mana watanze abana mu miryango, Father, you have given children to these families, abamaze iminsi mike bavutse Those who- n'abatangiye kuba bakuru. those who are newly born and those who are growing, the toddlers. Buri mwana wese yaje ari umugisha. Each child has come as a blessing Umugisha mu muryango yavutsemo, in their family. imbamutima zivuga, They are speaking emotions. umugisha ahantu yavukiye mu mudugudu no mu kagari, They are a blessing to their communities. umugisha mu gihugu cy'u Rwanda, They are a blessing to the country of Rwanda. umugisha mu itorero, They are a blessing to the church, umugisha w'amahanga. and a blessing to nations. Aba barimo abayobozi ejo, Among them are future leaders, barimo abakozi bawe ejo, your servants, barimo ababyeyi ejo. future parents. Ubakomeze, Strengthen uha them. ababyeyi babo imbaraga zo kubarera, Give their parents power to raise them, kandi ubahe ubushobozi bwose bakeneye. and all they need Babarere mu buryo fizike, to grace them in the physical way, babitaho, caring after them, babarere mu buryo to bw'umwuka, raise them baba spiritually, abashumba babo bo mu rugo, being their shepherds at home, babafashe kwiga ubumenyi, help them to learn babarere mu skills. marangamutima, May they raise them emotionally. uburyo bwose mwana. Always, Bakeneye amaboko they yawe. need your hand. Turakwerekana abadafite abana, We show you those who are barren, abataraheka, those who don't have can't ubahe carry kids. gukikira no guheka. Give them to bear children and to Tugukomeye carry. amashyi menshi We give you tugushimira. a round of applause. Imana ibahe umugisha. May God bless you. Dusaba yuko aba bana bose urusengero rubamenya. We would like to know all these children. Hari certificate tujya dutanga. Usually we give certificates. So muze kuvugana na muri administration. you can Buri speak- muntu wese umwana wasengewe hano turamwandika. Hari igihe azayikenera. Speak to the administration to give you a certificate. Maybe you will need it in future. Dukomere Imana amashyi menshi Let's give the Lord a big round of applause basubira mu myanya as yabo. they go back to their seats.